pasiteri yagize gutya ajya mu butayu, agiye mu butayu ubwo akaba yari afite umugore ukunda abagabo, ubwo agira gutya baratashye, atashye asanga umugore wa mbere haje umugabo arakomanga, umugore ati ni karibu nimwinjire. Ubwo umugabo arinjira, ku nshuro ya kabiri haza undi mugabo ati uzi n'ikindi zamukara hejuru ujya muri parafu, kera ko ukomeje gutinda wowe n'umugabo wanjye waza gushiduka atuguyeho. Umugabo agira gutya ahita yurira ajya muri parafu, agiye muri parafu ubwo asanga n'undi mugabo ushaka ko baryamana, ubwo ahita yicara hasi nawe bararyamana. Ubwo bakimara kuryamana ati se ati ibi ntibyashoboka. Ubwo ku nshuro ya gatatu haje undi muntu arakomanga ati ubu n'umugabo wanjye. Ubwo agize amahirwe asanga n'umugabo we, koko asanze ari umugabo we atabwira undi ati gira vuba byara munsi y'igitanda. Ubwo ajya munsi y'igitanda, agiye munsi y'igitanda ubwo wa mugabo wakinjira ati reba igihe cyose wahereye uvuga muri pasiteri nguri kujya gusenga mu butayu, kandi reba abana nta muceri bafite, nta kawunga bafite, nta gikoma bafite, n'amakara yashize. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo uri pasiteri, ibyo ngibyo bizatugeza kuki? Ibyo se bituma ari iki? Umugabo atera hejuru ati haleluya, ataha hejuru ndahareba umugabo ukomeye, nukuri hejuru hari umugabo w'intwari. Iyo kawunga uvuga uwo muceri agura umugabo azabigura, ibibazo byose ufite uyu mugabo uri mu kirere azabigura. Umugabo uri hano hejuru ndamubona. Ubwo wa mugabo uri muri parafu nawe ati reka ibyo ntago nanjye mbyemeye, ibyo byose se nimvigura, uri munsi y'igitanda we bizagenda gute? Nawe nagura ibye nawe. Sawa.